Turongeye tubahaye ikaze muri cya kiganiro cyanyu mukunda muri benshi ubuzima n'abantu ntucikwe. Uyu munsi turaza kuganira ku nsanganyamatsiko ihambaye cyane ihangayikishije igihugu cyacu cy'u Rwanda n'isi muri rusange. Ni indwara y'agahinda gakabije cyangwa se depression abantu benshi bahisha. Turaza kwibanda cyane ku bushakashatsi bwagiye bugaragazwa, namwe mugende mwiyumvira, ariko mbere yuko tujya mu bushakashatsi munyemerere tujyane muri iyi nkuru yabayeho. Hari umugabo uhora agaseka akagaragara nk'ufite byose, mu mutima we yari yuzuye ibibazo, amadeni, amakimbirane yo mu rugo, kwiyumva mbese nk'uwatsinzwe ariko nta muntu yabibwira. Umunsi umwe yagerageje no kwiyahura ariko ararokoka. Nyuma yo kubona ubufasha baramuganirije, aravuga ati iyo nza kubwira umuntu uwo ari we wese ibyari bindimo binyakamo ikombe, sinari kugera ku rwego rw'aho niyahura. Kubera iki iyi nkuru? Ibitaro bya Ndera cyangwa se Caraes Ndera, hari abantu bazi ko hajyayo basazi gusa weya n'abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Muri 2021 abarwayi bari bafite depression bari 1743. Mu gihe ku mwaka wakurikiyeho 2022 babaye 7417. Urumva ko umubare uri hejuru warushijeho kwiyongera. Mu gihe hari raporo ivuga ko ubwinshi bw'abashaka ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe muri Ndera bwiyongereho 26% kugeza ubu ngubu. Urumva ko ni ikibazo gihangayikishije cyane. Ubushakashatsi bwakozwe na RBC yavuze ko umwe mu bantu 5 yarigeze nibura guhura n'ikibazo cyo mu mutwe nibura rimwe mu buzima. Ikindi gihangayikishije ni ikintu bita stigma no kwirengagiza cyangwa se guheza abantu bafite indwara zo mu mutwe. Ndera Hospital cyangwa se Caraes Ndera yerekanye ko stigma iri hejuru cyane, ku buryo abagera kuri 71.8 by'abarwayi baba bafite ibimenyetso bya stigma bitewe n'imyumvire, ubukene se n'izindi mpamvu. Kubaheza muri make. 2024-2025 ibitaro bya Ndera byavuze ko abarwayi baje basaba serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe hiyongereyeho 17.7%. Urumva rero ko ntago ari ikigeranyo kiri cyoroshye cyangwa se kiri hasi, ahubwo ni umubare uri hejuru cyane. 11.9% by'abatuye igihugu cy'u Rwanda bafite agahinda gakabije. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane gihangayikishije igihugu cyacu ndetse n'isi muri rusange. Guseka ntibivuze ko umuntu ameze neza. Hari umupasiteri numvise ndamukunda cyane, yaravuze ngo burya rimwe na rimwe ujye utinyuka umwaze Satani, mubwira uti ibibazo n'ibigeragezo unteza birushaho kunyegereza Imana, kandi kuba ufite ejo ari we rurema bikumara ubwoba bw'ejo. Ni ijambo ryiza yavuze ndarikunda cyane. Muri rusange agahinda gakabije ni icyago kirimo kiragenda cyugariza u Rwanda rwacu cyangwa se isi muri rusange. Agahinda gakabije gatera kwiheba, gutakaza icyizere muri rubanda, kwitandukanya n'abandi. Rimwe na rimwe urumva ko rimwe na rimwe hari igihe bishobora guteza no kwiyahura. Abantu benshi barababazwa mu ibanga ariko ntibabivuga. Hakorwa iki? Niki cyakorwa kugira ngo iki cyago cyugarije isi yacu kirushaho kugabanuka cyangwa se turushaho kukirwanya muri rusange? Buriya kuganira n'abandi birafasha cyane. Umutekano w'ikibindi ntabwo ari byuzuye mu kibindi, ahubwo n'ingata giteretseho. Rero kuganira n'abandi bigabanya stress, bikagabanya umuhangayiko wose, kwakira ko hari ikibazo. Burya utinya umurimo umuruhura gutinyuka. Akira ikibazo ushaka uburyo gikemukamo, kurusha kwakira ikibazo kumva ko nta kindi kintu wakora. Mama se, ngewe se, oya, shaka inshuti, umuryango, cyangwa se urebe inzobere mu bijyanye na counseling zigufasha. Nsoza, nturi wenyine. Gusaba ubufasha ntabwo ari intege nke, mubaze kandi usubize. Ko kwiga ari kwigana, bazigana iki kuri wowe? Yewe wowe kuri iki kiganiro cyangwa muri comment udusangize. Wibuke umuntu ni nkundi, ku isi tere n'imwe ntisakaye buri wese yanyagirwa. Ntugaseke umuntu bitewe n'ikorosi yakase akagwa, kuko ntabwo ubuzi ko bizakugendekera nawe nurigeramo. Akebo nigerangere. Muri iyi si turabagenzi, twaje ubusa tuzataha ubundi. Rero kumarana ni iby'ubusa. Wibisoko yo gutembya amarira ku muntu cyangwa se isoko y'agahinda gakabije ku muntu, kuko amarira y'urengana aravuga. Akoze kuri ikiganiro cyacu ubuzima n'abantu. Niba wakunze ikiganiro kandi subscribe kuri channel usangiza abandi. Rwema nk'ibisanzwe, profeseri wanyu cyumwifuriza no guhirwa Nyagasani abandi byago kandi abagurira imbago